Yego mwiriwe. Tugeze ku munsi wacu wa kane, urebana n'aya mahugurwa yacu aho turimo gusangira ubunararibonye ku birebana no gufasha abashakanye dukoresheje uburyo bwa behavioral therapy kuvura imyitwarire mu bashakanye. Yego jewe uri kubasangiza iki kiganiro ni Uwitonze Tereza, nkabandi clinical psychologist and psychotherapist, nkakorera muri Mental Health Dignity Foundation. Yego ikaba iherereye hano mu karere ka Huye, umurenge wa Ngoma. Tugeze ku munsi wacu wa kane nk'uko mubibona, aho turi kuganira ku bufasha duha abashakanye couple igizwe n'umugore n'umugabo. Ibishushanyo nk'uko bigaragaza birashoboka ko hariho abajemo hagati, kuko harimo abagenda bajoyininga izi training hagati. Ikimenyetso cy'urukiramende kiravuga umugabo, ikimenyetso cy'uruziga kikavuga umugore nk'uko mubibona. Uyu murongo urimo hagati udacimbuye wuzuye ukaba uvuga abashakanye, uravuga ko uyu mugore n'umugabo barashakanye. Abashakanye mu muryango wacu nyarwanda uko tubibona, aho dutuye, mu midugudu, mu tugari, mu mirenge no mu turere, turabibona abashakanye basezerana mu byiciro bitandukanye. Mu muryango aho twitabira akenshi, no mu baturanyi bacu twitabira abafite umuhango wo gusaba no gukwa. Yego, ubwo ni bumwe mu buryo abashakanye batangira kugaragazamo amasezerano yabo, imiryango igahana abageni. Hanyuma hakaba icyiciro gikurikiraho cyo gutera igikumwe, gusezerana imbere y'amategeko mu mirenge abashakanye cyangwa se abagiye gushakana baturukamo, bagasezerana imbere y'amategeko, amategeko y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko ni nayo azabarengera, ni nayo yemeza umugore n'umugabo. Hanyuma hakaza ikindi cyiciro cyo gusezerana imbere y'Imana binyuze mu matorero cyangwa se kiliziya, aho abashakanye cyangwa se abagiye gushakana basengera. Yego, ni byiza rero gusobanukirwa neza bwa mbere abashakanye ni bande, hanyuma abo ugiye gufasha birumvikana mu biganiro mugirana, bigenda bigufasha gusobanukirwa niba koko ari abashakanye cyangwa se atari abashakanye. Hanyuma nawe ukabaherekeza, ukabafasha nk'umunyamwuga wita ku buzima bwo mu mutwe, ukoresheje ibiganiro ukabafasha gusohoka cyangwa se gukumira ibibazo mu muryango wabo. Yego, urumva intambwe ya mbere y'uko ukoresha behavioral therapy ni ukubanza kumenya abigenewe, birumvikana ukabitegura. Niba wamaze kumenya rero yuko abari imbere yawe, abaje bakugana muri sesiyo therapeutique, ari abashakanye, ari umugore n'umugabo bujuje ibiranga abashakanye, nawe utangira urugendo rwo kubafasha ukoresheje ubu buryo abahanga muri domene yacu bagaragaje, behavioral therapy, kuvura imyitwarire mu bashakanye. Ni gahunda rero iba igamije gukumira no gukemura ibibazo, gukemura amakimbirane mu bashakanye hakiri kare, akaba ari ubuvuzi bw'abashakanye. Tumaze iminsi turebera hamwe kuva ku itariki 4 kugeza ubu turi kuri sesiyo ya 4 yo guherekeza abashakanye dukoresheje behavioral therapy. Sesiyo ya mbere, niba mwibuka neza, twarebeye hamwe, twafashije abashakanye gusubira ku isoko, bakareba umubano wabo mu hashize. Hanyuma sesiyo ya kabiri twagarutse ku mubano ubu, uko noneho babanye ubu. Sesiyo ya gatatu twarebeye hamwe ugukoranaho mu bashakanye, tushe mu bashakanye. Hanyuma noneho tugeze kuri sesiyo ya 4, aho tugaruka ku guhana amakuru, kuganira mu bashakanye
ndetse n'uburyo bwo gukemurira ibibazo mu bashakanye. Ni ukuvuga sesiyo ya kane igamije insanganyamatsiko y'iyi sesiyo ya kane ni iyo guhana amakuru, ni ukuganira, hanyuma kandi hakazamo n'uburyo bwo gukemura ibibazo abashakanye bafitanye. Kimwe n'uko twabibonye mu masesiyo yabanje, ni ukuvuga ngo iyi sesiyo ya kane ifitiye yibanjirije ni iya gatatu. Sesiyo ya gatatu twagarukaga ku gukoranaho, kandi aho tuyisoreje mu gusoza sesiyo ya gatatu twari twahaye abashakanye bacu, twabahaye umukoro batahana. Ni ukuvuga ngo rero gutangira sesiyo ya kane utangirana no gukosora umukoro wabahaye ujyanye na sesiyo ya gatatu wo gukoranaho, mukabanza mukaganira uko umukoro bawukoze hagati ya sesiyo y'ubushize n'iyi ngiyi, iyi ya kane. Ni ukuvuga ngo murakosora umukoro wo gukoranaho wabaye hano hagati ya sesiyo ya gatatu n'iya kane. Muganira rero ufatanyije na bashakanye uri kumwe nabo. Twabonye ko clinical psychologist umwe yemerewe gufasha couple ebyiri, baba ari benshi birumvikana bakagenda bakuba kabiri, ariko nanone couple nkeya ashobora gukorana nazo ni imwe. Niba rero wakoranye n'aba bashakanye bagizwe n'amakupure menshi atandukanye cyangwa se couple imwe, urabaha umwanya, urafatanya nabo mukosore uyu mukoro wo gukoranaho batahanye nyuma ya sesiyo ya gatatu. Muzaganira rero kuri izi ngingo zikurikira, cyangwa se muzasubiza ufatanyije nabo bazasubiza. Muzaganira kuri ibi bibazo bigera kuri 4. Ikibazo cya mbere uzabaza utese umwitozo wanyu mwawukoze gute? Mu gukosora wa mukoro wo gukoranaho uzababaza uko bakoze umwitozo wabahaye wo gukoranaho, ubabaza uko wawukoze. Hanyuma ubaha umwanya birumvikana bakubwire, buri muntu ugize couple, ni ukuvuga ngo umugore abikubwira uko we yawukoze, umugabo nawe akubwira uko yawukoze. Ubwo iyo ni couple imwe. Izo couple niba ari ebyiri noneho mukomeze gutyo, niba zirenze ebyiri nanone mukomeze gutyo. Buri umwe wese abona umwanya wo gusobanura, wo kuvuga uko yakoze umukoro wabahaye. Hanyuma nibarangiza iki kibazo cya mbere murajya no ku kibazo kindi cya kabiri. Ni ibiki byagenze neza, ni ibiki byagenze nabi? Ni ukuvuga ngo mu gukora wa mwitozo wo gukoranaho ni ibiki byagenze neza, ni ibiki byagenze nabi? Umugore akabivugaho n'umugabo akabivugaho. Hanyuma mwarangiza ikibazo cya kabiri mugahita mujya no ku kibazo cya gatatu. Urakibabaza utese urifuza ko ubutaha byagenda bite? Urabaha umwanya nanone mwunguraneho ibitekerezo, mubiganireho. Umugore abivuga uko abibona, hanyuma n'umugabo nawe avuga uko abibona bijyanye n'iki kibazo. Hanyuma kandi uzanabaha n'umwanya, niba hari n'ibindi bibazo bafite ubaha umwanya babibaze, birumvikana mubiganireho, mubishakire umuti. Hanyuma hakaba n'ikindi nanone, uzabaha n'umwanya wo kuganira, bakubwire uko biyumva muri uru rugendo rwo kuvura imyitwarire mu bashakanye. Urumva turi kuri sesiyo ya kane, sesiyo therapeutique ya kane. Uzanababaza uko barimo babona uru rugendo rwo kuvura imyitwarire mu bashakanye, bakubwire uko biyumva kugeza aha. Nimurangiza rero gukosora uyu mukoro wo gukoranaho, murakomeza n'insanganyamatsiko y'umunsi. Rero insanganyamatsiko y'umunsi iraza kubanzirizwa nanone n'iyi myitozo yindi uri bubahe. Ubahe ibibazo, ibyo bibazo uraza kubyandika kuri flipchart ubimanika aho babona bose. Hanyuma buri umwe wese muri ka gakayi ke n'ikaramu ye asubiza ibibazo 3. Kuki ari ngombwa guhana amakuru
kuganira hagati y'abashakanye. Buri umwe wese aragisubiza mu gakaye ke. Hanyuma icya kabiri nacyo urakibasomera. Ese ni kangahe ku munsi mwe nk'abashakanye mufata umwanya wo guhana ibitekerezo iwanyu? Mu yandi magambo, ni kangahe muganira ku munsi nk'abashakanye? Ubasomere n'icya gatatu. Ni iyihe tariki muheruka gukora ikiganiro kirambuye hagati yanyu nk'abashakanye? Ni iyihe tariki muherukiraho kuganira cyangwa se gukora ikiganiro kirambuye hagati yanyu nk'abashakanye? Ugiye noneho kumenya igihe gifatika. Uwo muhanga we aravuga ati when, arakoresha muri icyo cyongereza urumva biravuga ni precisoma ni ryari. Ariko iyo ubivuze mu rurimi rwacu uragerageza kubigoragoza kugira ngo twumvikane neza. Ni iyihe tariki muheruka gukora ikiganiro kirambuye hagati yanyu nk'abashakanye? Urababaza ibibazo bitatu, hanyuma ubaha umwanya buri umwe wese abisubize mu gakaye ke n'undi mu gakaye ke. Nibarangiza kuza kubisubiza baraza guhura nabo babiganireho nk'abashakanye, hanyuma nyuma muze kubisangira mu itsinda rigari niba hari andi makupure muri kumwe, noneho mubisangire. Murakomeza rero. Noneho urumva iyo bamaze kukubwira uko umumaro bo babona, akamaro ko kuganira hagati y'abashakanye, bakanakubwira uko iwabo bihagaze mu uburyo baganira, bakakubwira n'itariki baherukira kuganira birambuye. Uraza kubongerera cyangwa se kongera, ni nko kongera kubaha amakuru ashimangira, kongera kubaha psycho education. Ngira ngo mbivuze gutyo niho byumvikana kurushaho. Urabaha psycho education nanone ibafasha kurushaho gushimangira ibyo mwabonye mu itsinda muganira nabo, ndetse n'ibyo nabo biboneye ku giti cyabo. Hanyuma ubongerereho nanone ibyo n'abahanga bavuga nk'umumaro wo guhana amakuru, nk'umumaro wo kuganira hagati y'abashakanye. Ahangaha nituvuga guhana amakuru, kuganira, biravuga communication. Mbihinduye mu Kinyarwanda ni uku twashoboye kubibona mu Kinyarwanda. Communication ni uguhana amakuru, ari byo bituma abantu baganira. Haba hari uvuga, hakaba n'uwumva. Communication. Abahanga rero bagaragaza ko communication cyangwa se kuganira, guhana amakuru mu bashakanye bifitiye imimaro itatu. Ni ukuvuga ngo abashakanye iyo baganira, iyo bahana amakuru, bituma birinda amakimbirane. Abashakanye iyo baganira muri uko guhanahana amakuru kwabo, binabafasha gukemura amakimbirane abashakanye bashobora kuba bafitanye. Hanyuma nanone akamaro ko guhana amakuru no kuganira mu bashakanye, bituma bagirana umubano mwiza nk'abashakanye, kubera ko kuganira nibyo bituma uwo mubano wabo uvugururwa ukaba mwiza. Akamaro ko guhana amakuru no kuganira hagati y'abashakanye ni uyu mubano mwiza w'abashakanye ushoboka kuko bahana amakuru, kuko baganira. Kuganira kw'abashakanye bituma bagirana umubano mwiza. Mu guhana amakuru bituma babana neza, bagira umubano mwiza. Ni ukuvuga ngo rero uhereye ku byo bo bakubwiye, za couple bariya bashakanye muri kumwe, uhereye ku byo bakubwiye nk'umumaro babona wo guhana amakuru hagati yabo, nawe ubongereraho ibyo abahanga bagaragaje, bigasa nkaho urimo uratsindagira, urimo uranabongerera ubumenyi ku byo batari bazi, ukanashimangira ibyo bazi, bakabimenya ko bibafasha gukumira no gukemura amakimbirane, ari byo bituma bagira umubano mwiza.
kugira ngo kuganira cyangwa guhana amakuru bishoboke, bigende neza, bigere ku ntego yo gukumira no gukemura ibibazo mu bashakanye, ndetse n'uko kuzamura umubano wabo ngo ube mwiza, ukavurugururwa ukaba mwiza, nuko bagendera kuri aya mategeko abahanga bagaragaje agenga guhana amakuru no kuganira. Aya mategeko rero yo kuganira ni rules of communication, ni ayakurikira. Icya mbere, abantu baganira bamenya ko mu kuganira, mu kiganiro harimo role ebyiri, hari imirimo ibiri iyo hari igikorwa cyo kuganira. Umurimo wa mbere ni uko hari ushinzwe kuvuga, umurimo wa kabiri hari ushinzwe kumva. Inshingano z'uvuga rero zirahari, nk'uko hari n'inshingano z'uwumva, nk'uko abahanga babigaragaje. Ya mirimo ibiri kugira ngo ishoboke ni uko buri umwe wese ahagarara mu nshingano ze, kugira ngo bizatugeze ku guhana amakuru, ku kuganira, kugira ngo tuganire neza. Noneho hano ni hagati y'abashakanye, kugira ngo abashakanye baganire neza. Ni byiza yuko baba bazi aya mategeko agenga kuganira no guhana amakuru, buri umwe wese akamenya umwanya we, akicara mu mwanya we kugira ngo kuganira bishoboke. Reka turebe inshingano z'uvuga. Uvuga avuga yiyerekezaho, jyewe. Uvuga arivuga, kwivuga, jyewe. Niba uri mu nshingano z'uvuga, ari wowe urimo uvuga, ari wowe ufite umwanya wo kuvuga, uravuga wivuga. Ba bashakanye ufite imbere yawe urabatoza, urabaha iyi psychoeducation, urabaha inyigisho kugira ngo basobanukirwe kuganira uko bikorwa. Uvuga aravuga yivuga, ati jyewe. Ni ukuvuga niba uri mu mwanya w'uvuga urivuga. Hanyuma niba ari umugabo watangiye tuvuge, aravuga yivuga. Niba ari umugore watangiye aravuga yivuga. Hanyuma urimo avuga kandi niba ari umugabo cyangwa ari umugore, aravuga arasa ku ntego, adaca ibintu ku ruhande. Irindi tegeko rigenga abahana amakuru kandi bari kuganira, ubwo ni ukuvuga ngo mu bashakanye turi kumwe nabo turi gufatanya, baragomba kumenya iri tegeko ry'uko uvuga agaragaza uko yitwaye mu kibazo. Niba ari umugore aratubwira uko yitwaye mu kibazo, niba ari umugabo aratubwira uko yitwaye mu kibazo muri rya tsinda ryacu ry'abashakanye. Hanyuma irindi tegeko rigenga abahana amakuru, abaganira, abo bashakanye bari kuganira, ni uko baba bafite ikigo barimo bavugaho cyangwa insanganyamatsiko y'umunsi bari kuganiraho muri iryo tsinda ry'abashakanye. Hanyuma uvuga rero icyo kintu arakizirikana, akazirikana ikigwa, insanganyamatsiko muri kuvugaho. Ntihabeho gutandukira ngo umuntu avanga iki na kiriya, bavanga insanganyamatsiko. Ikigwa, insanganyamatsiko y'umunsi bifitanye isano na kuriya kurasa ku ntego, umuntu adaca ibintu ku ruhande. Ni ukuvuga ngo iyo urasa ku ntego ntabwo utandukira insanganyamatsiko, ntabwo uhindura ikigwa. Niba mwarimu muvuga kuri iki, tuvuge mwarimu muvuga ku mafaranga y'ishuri y'umunyeshuri, amafaranga y'ishuri y'umwana wanyu, kuvuga ubukwe bwa Marigarita buzaba mu cyumweru gitaha, cyangwa mutangire muvuge amahugurwa ateganijwe ku kagari. Icyo gihe ntabwo muba muri kurasa ku ntego, muba muri kuvanga ibintu n'ibindi. Ni ukuvuga ngo amategeko yo kuganira no guhana amakuru, iyo abantu baganira baba bafite icyo barimo baganiraho, insanganyamatsiko y'umunsi barimo baganiraho niyo mugumaho. Aba bashakanye niba muri kumwe muri session thérapeutique, hari insanganyamatsiko y'umunsi muba muri kuganira, muguma kuri iyo ngiyo. Ntihabeho kujya kuvangavanga, ntihabeho gutandukira ngo mujye no mu bindi. Ngira ngo clinical psychologist rero uri gufatanya n'aba bashakanye agomeza kubafasha kugira ngo mube kumwe, insanganyamatsiko muyigumeho.
hanyuma nanone uvuga muri aya mategeko yo guhana amakuru no kuganira, uvuga agaragaza amarangamutima ye, akagaragaza n'ibyo akeneye. Niba mwibuka neza muri training, abashoboye kuza muri training i Huye, twasangiye ubunararibonye ku buryo bwo gukoresha imvugo zidahutaza, imvugo idakomeretsa, non-violent communication. Muri non-violent communication niho hazamo cyane amarangamutima ndetse n'ibyo umuntu akeneye, amarangamutima meza n'amarangamutima mabi. Aha yenda nabaha nk'urugero, ingero z'amarangamutima meza harimo kwishima, harimo kugira impuhwe, gukunda, harimo kugira amatsiko, kunezerwa. Akaba n'ingero z'amarangamutima mabi, harimo kugira umujinya, hari kugira ubwoba, kugira ishyari, kugira isoni, harimo kwicira urubanza, harimo kwangana, kugira urwango, harimo gucika intege, n'izindi ngero. Amarangamutima arimo ibyiciro byinshi. Izo ngero rero hari igihe nyine iyo muri no kubiganira, cyane cyane mu muco wacu wa Kinyarwanda biragaragara ko Abanyarwanda iyo umubajije utese uri kwiyumva ute, wowe urashaka ko akubwira ku marangamutima, ariko bikarangira atari yakubwiye, akakubwira uko yiyumva mu mubiri. Ni byiza rero, hari aho iyo ubonye umuntu atabisobanukiwe, muri aba bashakanye iyo ubonye batabisobanukiwe, urabashyigikira, ukaba ufite document support yerekana ingero z'amarangamutima yaba meza n'amabi, bityo bagaheraho bakavuga cyangwa bakagaragaza uko biyumva. Kuko abenshi mu Banyarwanda rwose amarangamutima ntibasobanukirwa ibyo ari byo. Hanyuma nanone hari n'ibyo umuntu akeneye. Ibyo umuntu akeneye nabwo dufite liste y'ibintu byinshi muri non-violent communication, imvugo idahutaza, imvugo idakomeretsa, niho dusanga cyane liste y'ibintu umuntu akeneye, wifashishije umuhanga Maslow Abraham, cyangwa se wifashishije umuhanga bita Marshall Rosenberg. Batugaragariza ko umuntu akeneye aho aba, akeneye inzu, umuntu akeneye ibiryo, umuntu akeneye umutekano, umuntu akeneye kugira aho abarizwa akagira umuryango nawe yisangamo, umuntu akeneye gukora siporo, gukina, umuntu akeneye kwiga, umuntu akeneye kugira ubuzima bwiza bw'umubiri, bwo mu mutwe, mu mibanire yacu n'abandi, n'ubuzima bwa roho, akamererwa neza muri ibyo byiciro byose uko ari bine. Umuntu akeneye gukora ikiriyo igihe yapfushije, umuntu akeneye kuba yashimwa igihe yakoze neza, mbese ibikorwa yakoze bigahabwa agaciro. Umuntu akeneye guhitamo, umuntu akeneye yego kugira umutekano, ngira ngo nabivuze. Umuntu akeneye kurindwa nk'ikiremwa n'ibindi byinshi. Ngira ngo hari liste y'ibintu byinshi bigera kuri 70, ibintu bigera kuri 76 nibyo Marshall Rosenberg yagaragaje ko umuntu wese yava akagera abikeneye. Ngira ngo hari kuri groupe WhatsApp ndaza kukabasangiza, cyangwa se tuzanabibona no ku munsi wa nyuma, session ya 6 naho tuzabigarukaho. Kuko ibyo dukeneye nibyo akenshi bikunze kuba n'intandaro y'ibibazo tugirana, haba nk'abantu muri rusange, ndetse ni nabyo b'intandaro mu bibazo abashakanye bagirana, biba bishingiye ku byo bakeneye. Ariko gusa ibyo dukeneye ko tutabikenera rimwe, twese turabikenera ariko ntitubikenera rimwe. Uko kutabikenera rimwe rero hari igihe bishobora kuba impamvu y'amakimbirane, kuko uyu nguyu icyo ashaka none hasi icyo ndashaka. Ni ukuvuga ngo ni nayo mpamvu rero muri ibi biganiro, cyane cyane muri iyi sesiyo ya 4, aho ufasha utoza abashakanye kumenya kuganira, ubigarukaho ko buri umwe wese agaragaza n'ibyo akeneye. Uri kuvuga agaragaza ibyo akeneye, niba ari umugore uri kuvuga agaragaze ibyo akeneye, kandi ntiyibagirwe no kuvuga uko yiyumva muri ya marangamutima nababwiye. Ziriya ni ingero ariko hariho nyinshi, amarangamutima ni menshi. Ubashishikariza umugore niba ari kuvuga avuga uko yiyumva,
avuge kandi n'icyo akeneye. Byaba ngombwa nyine ukifashisha izo dokima z'abahanga kugira ngo bibafashe gusobanura kurushaho ibyo bakeneye ndetse n'uko biyumva. Niba ari n'umugabo nawe nuko, nawe uramusaba ko igihe avuga agaragaza amarangamutima ye, avuge n'ibyo akeneye, bityo bigenda ibintu birushaho gusobanuka, kuko ni nabyo bigenda bibaganisha mu gusohoka mu bibazo bari bafitanye. Akenshi hari igihe kubera kutaganira ari byo biba intandaro, umwe mu bashakanye ntamenye icyo mugenzi we akeneye, ntanamenye icyo yamufasha. Rero muri sesiyo ya 4 urabatoza uko baganira, ukabafasha kumenya izi nshingano z'uri kuvuga, buri umwe wese akagerageza kuzubahiriza. Hanyuma rero inshingano z'uvuga wamaze kuzibasangiza, wazibahaye kuko wabongereye ubumenyi, watsindagiye yenda n'ibyo bari bazi, kuko hari igihe usanga hari ibyo bari bazi ariko hakaba n'ibyo babonye bishyashya. Ubahaye amakuru muri psychoeducation. Ugahita ujya rero no ku nshingano z'uwumva. Mu gihe uvuga arimo avuga, uwumva inshingano ye ni ukumva bikuye ku mutima. Umuntu wumva bikuye ku mutima ni wa wundi wumva nta bindi arangariyemo, atibereye kuri telefone, mugenzi we ataba arimo kumubwira agahita yisohokera akajya hanze, cyangwa agahita yigira mu bindi bintu mu cyumba, cyangwa agahita atangira kuvugisha abana, cyangwa agahita atangira guhamagara undi muntu. Ni ukuvuga ngo umuntu wumva bikuye ku mutima aba ahari ari kumwe n'uri kumubwira. Kumva ubikuye ku mutima niyo nshingano y'uwumva. Nta kindi nta bindi ajyamo uretse kuhaba, akumva mugenzi we bashakanye, akumva ibyo ari kumubwira. Yarangiza indi nshingano afite niyo kujya asubiramo muri make ibyo uwo bashakanye yavuze, kugira ngo amwereke ko yamwumvise. Ibi kandi biranafasha iyo hari n'ikosa yakoze. Hari igihe burya umuntu akubwira ukaba wabyumva nabi. Iyo rero umuntu agusubiriyemo, iyo asubiyemo ibyo atumvise neza arabimukosora, ibyo yibagiwe akaba yakongera akabimubwira. Ni ukuvuga ngo rero inshingano z'uwumva ni ugusubiramo muri make ibyo mugenzi we yavuze, ibyo mugenzi uwo bashakanye yavuze. Hanyuma inshingano ya 3 uwumva afite ni ukubaza ibibazo bituma ahabwa amakuru ahagije ku byo arimo abwirwa. Kuko hari igihe umuntu akubwira, ngira ngo namwe mujya mubibona muri sesiyo therapeutique, hari igihe umukiriya akubwira akakubwira ukumva ntiwumvise ibyo avuze. Ni ukuvuga ngo intwaro wifashisha ni uko umubaza ikibazo. Iyo umubajije ikibazo gituma ashobora kugusobanurira kurushaho, ukabona amakuru arenze ayo yari yaguhaye, noneho ugasobanukirwa. N'abashakanye hagati yabo rero nabo bashishikariza, nabo baha ubumenyi, ukabafasha kumenya igihe uri kumva, ukabafasha kumenya uri kumva inshingano afite, nuko anabaza ibibazo kugira ngo ahabwe amakuru ahagije ku byo ari kubwirwa. Hanyuma indi nshingano rero z'uwumva ni uko ashimira uwamubwiye amakuru. Arashimira, ni ukuvuga ngo niba ari umugabo wumvaga, arashimira umugore we ko yamubwiye ayo makuru yamusangije. Niba nanone ari umugore wumvaga, arashimira umugabo we kubw'amakuru yamusangije, kubw'amakuru yamuhaye. Hanyuma uwumvaga iyo amaze gushimira uwamusangije amakuru, ni ukuvuga ngo uriya wavugaga nawe ashimira uwo yabwiye amakuru akaba yayumvise. Ni ukuvuga ngo hano kuri iki cyiciro nanone bose bafite inshingano zo kuza gushimirana hagati yabo, hagati y'uwavuze, y'uwatanze amakuru n'uwumvise amakuru. Aya rero niyo mategeko agenga guhana amakuru no kuganira uyu muhanga yagaragaje, akaba anafasha nyine muri uku gufasha abashakanye kugira ngo bashobore kuganira. Ni ukuvuga ngo uvuga araba mu mwanya we, yubahirize
inshingano ze, hanyuma uwumva nawe abe mu mwanya we yubahiriza inshingano ze, hanyuma nyuma nibasoza bashimirane, buri umwe wese ashimire undi kubw'umwanya yari arimo kandi yakoze neza. Aramushimira ko yamwumvise, ko yamuteze amatwi, undi nawe amushimire yuko yamuhaye amakuru. Iyo urangije rero kubaha psycho-education ku buryo bwo guhana amakuru, ku buryo ku mategeko yo kuganira, n'ibyiza byo kuganira hagati y'abashakanye bahana amakuru, uhita noneho ubaha n'umwitozo noneho bagiye nanone bagiye gukora hagati yabo. Uwo mwitozo uraba ugamije gushyira mu bikorwa ibyo bamaze kwiga. Babonye intego yo guhana amakuru no kuganira, babonye amategeko agenga guhana amakuru no kuganira hagati y'abashakanye. Noneho urabasaba ko bagiye kubishyira mu bikorwa ibyo umaze kubigisha. Barashaka insanganyamatsiko nziza bavugaho, noneho bityo babashe gushyira mu bikorwa ano mategeko yo guhana amakuru no kuganira. Hano umuhanga yagerageje gutanga nk'ingero, ariko nabo bashobora no kwishakira n'izindi. Yatanze urugero hano umuhanga, yenda kubirebana insanganyamatsiko bashobora gufata iyi nsanganyamatsiko yo kwishyurira abana ishuri, kwishyura amafaranga y'ishuri, amafaranga yo kwishyurira abana ishuri, ikaba ariyo nsanganyamatsiko bagiye kuganiraho. Urababwira uti nimushake insanganyamatsiko nziza mwavugaho kugira ngo mushyire mu bikorwa aya mategeko yo guhana amakuru yo kuganira. Urugero, amafaranga yo kwishyurira abana ishuri ni insanganyamatsiko nziza. Bashobora no kuvuga ku bibashimisha, bashobora no kuvuga ku byo bifuza mu buzima ndetse n'ibindi. Wowe iki kibazo uracyandika kuri flipchart, hanyuma ubaha umwanya bombi, umugore n'umugabo, bahitemo insanganyamatsiko nziza bashaka kuganiraho ngo bashyire mu bikorwa amategeko yo guhana amakuru no kuganira. Bagende bajye mu mwiherero wabo baganire. Noneho nyuma muraza gufata umwanya wo kuza kurebera hamwe uko uwo mwitozo wabahaye wagenze. Yego, birumvikana babaye hari n'ikibazo bafite kugira ngo basobanukirwe kurushaho, nabyo urabyakira kuko biri mu mategeko agenga rya tsinda ry'abashakanye. Ufite n'icyo ashaka kubabwira cy'igitekerezo mukamwemerera ko akibagezaho. Kuko uru rugendo buri gihe muri session iyo ari yo yose ugezeho mwongera kwibukiranya amategeko agenga itsinda ryanyu ry'abashakanye muri guherekeza. Yego, noneho rero uyu mwitozo iyo muwushoje, bamaze gukora uyu mwitozo hagati yabo, murabiganira, baraza kugaruka muhanahane ubunararibonye, bakubwira uko byagenze. Hanyuma witegure rero, mwitegure gusoza, musoze sesiyo y'umunsi, aho bakomeza nanone kugenda bashyira mu bikorwa ibyo mwize uyu munsi. Kuko buri sesiyo n'ubundi buri gihe batahana umukoro bagashyira mu bikorwa ibyizwe uwo munsi. Urabaha uwo mukoro, bagende baganire, bakomeze kuganira mu rugo iwabo, baganira ku insanganyamatsiko ariko nziza. Ubu muracyari ku byiza. Urabaha uwo mukoro banawutahane, kuganira ku byiza, ariko bashyira mu bikorwa amategeko yo guhana amakuru no kuganira. Yego, sesiyo rero mukayisoza. Hanyuma ubwo nanone twebwe nk'abakurikira amahugurwa, natwe ni umwanya wacu wo kureba umukoro namwe mugiye gutahana. Ni uko muragerageza guhuza ibyo turimo twiga, cyane ibyo tubonye muri iyi sesiyo ya 4 yo guhana amakuru ndetse no kuganira. Namwe muragenda mutegure sesiyo, abashatse mutegure sesiyo na bagenzi banyu mwashakanye, mushyire mu bikorwa ibyo twize, guhana amakuru hagati y'abashakanye, kuganira hagati y'abashakanye. Namwe mubigerageze, wowe n'umufasha wawe mubigerageze, mukore iyo sesiyo
yo guhana amakuru, yo kuganira hagati yanyu mwubahiriza ariya mategeko agenga kuganira, guhana amakuru. Hanyuma abatarashaka ni ukuvuga ingaragu cyangwa uwihaye Imana cyangwa uwapfakaye cyangwa uwatandukanye nibo bashakanye, namwe murabikorera muri kominote aho mutuye mu baturanyi, mushyire mu bikorwa ibyo mwungutse uno munsi kuri iyi nsanganyamatsiko y'uno munsi ijyanye no guhana amakuru ndetse no kuganira hagati y'abashakanye. Namwe mubigerageze hamwe n'abaturanyi, mubafashe kumenya kuganira, mubafashe kumenya guhana amakuru mu buryo bukemura ya makimbirane, mu buryo bukumira amakimbirane, ndetse bikanafasha kuzamura umubano mwiza hagati y'abashakanye. Yego, ndabashimiye rero kuba mwankurikiye muri iki kiganiro cyo kirebana no guhana amakuru ndetse no kuganira mu bashakanye. Murakoze cyane.